Iruko mwiriwe aho muri mwese muri kumwe na Leonidas Hatungimana Umusalesiana wenshi bamuzi ku izina rya Dembaba. Ubu ni gahunda ya Modiswar kuri Fata Ikiganza TV. Nabateguriye agakuru kavuga ngo ese iyo batubwira ngo ubonye isomo biba bishatse kuvuga iki. Habayeho rero inkende, haba n'imvubu. Imvubu umunsi umwe yagiye ku kigo nderabuzima, muganga arayibwira ati wewe ukuntu mbona urwaye gukira kwawe biri kure. Ariko ntago bisobanuye ko bidashoboka, ariko ico bigusaba kigoye kubona. Ati ni igiki muganga? Muganga arayibwira ati wewe indwara urwaye wayikizwa no kubona umutima w'inkende ukawurya hanyuma ukabona gukira. Imvubu iva ngaho imerewe nabi, ibabaye cyane kuko yarabonaga inkende bakubiti na imvubu iba mu mazi. Simubizi se? Noneho irataye ivuga ati ubu ngiye gupfa kuko umutima w'inkende ntaho nzawubona. Igeze aho yari ituye muzi kwiba mu mazi, ibyira abana bayo, irabakoranyira babwira iti ngiye gupfa, mwije kwibaho, mwije kubaho mwebwe mwiyujuje mwishakira icyo kuba kuko ngiye gupfa. Habamwo akana gato ikayo bavuga ko kari gato muri zose, karayibwira ati ntago uzapfa, vuga ibintu muganga yakubwiye hanyuma tubishake. Imvubu irazibwira ati muganga yambwiye ko indwara ndwaye nakizwa no kubona umutima w'inkende nkawurya noneho nkabona gukira. Akana karayiseka ati cyo nicyo cyaye cyakubwiye yuko uzapfa, ngiye kuwushaka. Akana kava aho ngaho mu mazi kagenda karoba amafi, muza amafi, karagenda kayafite ku giti gutya, kagenda aho inkende zabaga muzi ko ziba ku biti. Kajya munsi uko ntikazi kurira, gatangira gufata ya mafi kayamanyagura kuno kayarya. Noneho haba inkende imwe irakareba yumva nayishaka kurya amafi, iramanuka ku giti ariko iravuga iti nta wamenye iby'imvubu, wabona kariya nubwo yari akana kangiriye nabi. Irifata yigumira ku giti. Umunsi wa kabiri kakana cy'imvubu kabikora kwa kundi, kazana amafi noneho menshi. Inkende irururuka igera ku mashami ya nyuma y'igiti, ariko nubundi irifata iravuga iti buriya nta wamenya. Noneho ku munsi wa gatatu biranka, irabura umutima, iramanuka igera ku ishami rya nyuma. Noneho kakana cy'imvubu karanayifasha akayibwira tese waje tugasangira ko ngewe mbona ntagufitiye inabi mu mutima, waje tugasangira. Inkende iravuga iti buriya nibyo, atego nibyo rwose, nguye no wumve nta kibazo rwose. Nyene kayizeza nkaho ibintu ari amahoro. Noneho iruruka ku giti, bisangira ya mafi, cyumva bimeze neza, bitangira no kuyaga. Hanyuma akana cy'imvubu karayibwira tese ku giti biba bimeze bite ko mba mbona mumeze neza mu biti. Inkende iravuga iti biba bimeze neza cyane, ewana tuba dusimbuka ku giti, ukava ku giti ukajya ku kindi. Noneho inkende ijya kukabaza tese mweho mu mazi bigenda bite? Atese ntago urigera ujyayo? Ati ngwino nkumvishe. Iyo mpuye n'abana baba bambwira ati wampaye nkagendera ku igare nkumva kugira ngo bumve nabo. Inkende ijya mu mugongo wa kakana cy'imvubu, bijya mu mazi, ariko ikavuga iti nsubiza inyuma, subiza hariya ku nkombe. Akana cy'imvubu kayihingamwo kuba nyene umwizigirwa, kayisubiza ku nkombe. Irabona yuko nyene nta kintu kihari cy'inabi. Umunsi wa kabiri biragenda bigeramo hagati, kana cy'imvubu kayisubiza ku nkombe. Noneho inkende ijya kumva nyene nta kibazo, ati njyana ubu noneho aho ushaka hose unyumvishe. Biragenda akana cy'imvubu kari kabyiye abavandimwe ko kaza kuzana umutima w'inkende. Noneho bikiri kure, inkende ibona ikintu gifite amenyo ameze kuriya umengo n'umusozi wabuze amazi awurengera. Atese kiriya ni giki? Ati bariya n'abavandimwe banje, ako ni kakavubu gato kabivuga.
noneho inkende itangira kugira ubwoba uko yari hagati mu mazi, ntiri busubire inyuma, ntabyo ishoboye, ntizi koga, iravuga iti rwose ubu ngiye gupfa. Noneho akana k'imvubu gakomeza kuyiremamo umutima ati rwose bameze neza nk'uku kwanjye umbona, nta kintu uri bube rwose. Hanyuma inkende ihageze yumva abavandimwe ba ya mvubu ntoyi batangiye kuvuga ati ese wa mutima urabonetse rwose, wa mutima urabonetse, mama wacu arakize rwose, ngo iyi nkende iraje. Inkende ikomeza kugira ubwoba, ariko buriya bavandi, buriya rubyiruko akantu gakiza umuntu ntikaba kaniniye. Iravuga iti nta kuntu ndi bugire, ngomba guhangana n'uru rugamba rwose kandi ndarutsinda. Noneho bitangira kuganira, tuyicemo gutya, hanyuma umutima tuwufate tuwuhe mama wacu akira. Noneho inkende iravuga iti sibyo muvuga ni ibiki? Ati uraje rwose kandi tugomba byanze bikunze kubona umutima wawe, hanyuma tuwuhe umubyeyi wacu urwaye, hanyuma akire. Inkende yumva rwose urugamba rwashyushye, ariko ijya kwibaza akantu yavuga kugira ngo bicike. Iraheze iravuga iti nimutuze, subiza hasi rwose, nje ndabakunda, nkunda uyu muvandimwe unzanye, nkunda n'umubyeyi wanyu, namwe ndabakunda. Atariko aho mugiye kwibesha, kandi nimwahubuka, nimwakora ikosa murawubura, kandi nje nzi neza uburyo mwawubona. Ahubwo mundeke nsubiranye inyuma n'uyu mwana anzanye, hanyuma umutima wanyu mukeneye ndawubaha, umubyeyi wanyu nanje ndamukunda. Atese buriya murakeka nje ko ngendana umutima? Ninde yari byigera mbona njewe ngenda ntari ku giti? Kuko ni nk'umutima wacu batwebye inkende rwose. Ubu ngubu agiye kunsubiza inyuma, ndawufate ku giti, ndawumuhe, hanyuma wuzane umubyeyi wanyu akire. Erega simwe mu mukunda gusa. Noneho abavandimwe babona yuko inkende yabivuga ukuri, kuki inkende zama mu biti, ziravuga ziti wakana we, zabwira akana k'imvubu gisubiza inyuma iyo nkende, iguha umutima ku giti aho yama yawushize. Ati wabonanye n'inkende ntago zijya zigendana umutima, kuko zizi ko nizapfa zizongera zikabaho. Ubwo rero iyo zipfuye ziragenda zigafata umutima wazo zikongera zikabaho. Ati kanatsinda nta wari bwayibona igendera mu mazi koko, zama ku biti. Noneho ya mvubu ntoyi ishyira mu mugongo ya nkende, birongera biragenda yishikana ku inkombe z'ikiyaga. Noneho inkende yurira igiti nanone, igeze mu giti iravuga iti ehehe, ibyo uko niko wajyaga undeshya ushaka kuzanyica kugira ngo mubone umutima w'umubyeyi wanyu? Atariko nsanze mwege ahubwo ari mwe mutagira umutima. Ati harya nababwiye ko nagendana umutima? Ati nimwe mutagira umutima. Wakumva igikoko cyagenda gute kitagira umutima? Noneho akana k'imvubu gasubira inyuma kababaye ku kinkende yari imaze kugacika, kandi kare gakeneye umutima uzatuma umubyeyi wako akira. Noneho bane agakuru naho karangiriye. Ese mu buzima bwacu natwe nta bintu bijya bidushyikira bijyanye n'ako gakuru? Hari igihe ubona impano utazi ikintu ziturutseho, ukabona umuntu akwitayeho nka ya mvubu igenda yiha amafi inkende itazi icyo bivaho, naho ishaka umutima. Ese mwana, ese rubyiruko, wewe nta bantu ujya ubona baza bakugana ukabona bagufitiye impuhwe nyinshi, urukundo rwinshi, kandi utazi icyo biturukaho? Jya ubanza kureba rero, urebe nawe. Hari n'abaguhemukiye bakaguhemukira nk'iyo nkende yari igiye guhemukirwa n'iyo mvubu. Ese nta somo byaguhaye? Ni ukureba rero mu buzima bwacu, ese impano tujya twakira tuzi icyo ziturutseho? Ese ibikorwa byiza dukorerwa biba ari byiza by'ukuri? Ntago mvuga yuko hatari abantu bajya badukorera ineza kandi bakwiye no kwitugwa na bineza, ariko tujye tureba ibintu byatugirira navuga ngo ikintu kibi mu nyuma, biza byihishije bikambara akenda keza, kandi nyuma byararangiye bisa nabi nyuma ndani muri byo, inyuma bikagaragara nk'uko ari neza kandi byihishemo ikibi. Ubwo rero icyo twakuramo nico ngicyo. Iyo bavuga ngo nabonye isomo, tujye twumva icyo bavuga. Nawe mu buzima bwawe byaragushikiye, wabonye isomo, ntuzabyongere, sibyo?
ngaho rero Imana ijya idukingira imitego. Urumva iyo nkende yabonye uko yisobanura, uko yiregura, ibonera hakitse, ariko n'ubu inkende iracyagendera mu giti, ntagira asubira kujya mu mazi ngo ije ihiva yanga, kuko izi neza ko mu mazi imvubu yashatse kuyigirira nabi. Murakoze cyane rubyiruko, twari kumwe mu modisware y'agakuru cy'inkende hamwe n'imvubu. Ubwo mbashishikarije gukora subscribe cyangwa mukagenda muza muganiriza n'abandi bana, ariko icyiza cyane ni uko mukora like tukabona yuko yabagezeho muri benshi. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde cyane.